Aha nongeye kuguhereza ikaze hano kuri Stash TV. Nizere ko ukomeje kumera neza cyane kabisa. Ngiye uguhereza ikaze hano kuri Stash TV. Amazina yanjye banyita Simba Online. Nkabanje hano kugira ngo nkugezeho ibintu bitanu. Nje hano kabisa kugira ngo ngezeho ibintu bitanu bishobora kugufasha kugira ngo ube watera imbere cyangwa se iterambere ryawe ribe ryakomeza imbere cyane kabisa. Nkuko nari mbikubwiye nje gusuza banyita Simba Online. Nkubwira ngo niba ari bwa mbere bikigira hano kuri channel ya Stash TV. Nakubwira ngo kora subscribe ubundi bwo ugira ushoho kugenda yibonera ibikorwa byacu tugenda dushyira cyangwa se amakuru tugenda dutangaza. Nakubwira ngo ushobora no kumurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye bwite, aho kuri Instagram nitwa Simba Only, kuri TikTok nitwa Simba Only, ndetse na Facebook page yanjye ni Simba Only. Ushobora kuba wanyarukiraho kabisa ukamfollowinga cyangwa se bwo ubundi ukanyandikira message tukaba twagenda twiganire. Ngira ngo kuri WhatsApp nawe ushobora kuba wanyandikira, nimero yanjye ni 0727628986. Ubundi bwo rwose tukaba twagushyira muri groupe ya WhatsApp, nawe ukagira ushoho kugenda wibonera amakuru agiye atandukanye cyangwa se amakuru abarimo aragenda agezweho. Nkuko rero nari mbikubwiye kabisa, nje kugira ngo nkugezeho ibintu bigera kuri bitanu. Nje kugira ngo nkugezeho ibintu bigera kuri bitanu bishobora kugufasha kugira ngo ube wagera ku iterambere ryawe cyangwa se ube watera imbere mu buryo buziguye cyangwa se mu buryo bugaragarira amaso, ku buryo buri wese akubona akavuga ati uburyo uriya muntu yateye imbere. So ku mwanya wa gatanu rero turaza kureba ingingo ya gatanu rero ishobora kuba yagufasha kugira ngo ube watera imbere. Turaza kuhasanga burya witegereza yuko ibintu byikora. Ngira ngo iyi ni ingingo ya gatanu nahisemo kuba nagutegurira. Abantu benshi ukunze gusanga bavuga ati reka turindire ibintu byikora. Akavuga ati niba mu kazi baranyirukanye, reka ndebe yuko wenda bashaka kuzambabarira. Ukaba utafata umwanya wawe ngo ube wakandika nk'ibaruwa isaba imbabazi cyangwa se ube yahamagara bamwe mu bayobozi bayobora wenda nk'iyo kampani, ugasanga rero warazaririye, waragiye uriryamira. So iyi ngingo rero ishobora kuba yagufasha kugira ngo ube watera imbere. Ngira ngo ahangaha wirindira yuko ibintu byikora. Gerageza ushyiremo imbaraga zawe, gerageza ushyiremo effort, urebe yuko ibintu bishobora kuba byamera neza fresh sana cyane. Ngira ngo ku mwanya wa kane turaza kuhasanga ingingo ivuga ngo kudacibwa intege ibitaragenze neza. Ngira ngo abantu benshi bakunze gucibwa intege n'ibintu bitagenze neza. Ngira ngo ibi ngibi ni ibintu bisanzwe mu buzima busanzwe, aho ushobora wenda kuba wahembwaga nk'ibihumbi 100 bakahita bagushyira nko ku 50,000. Ibi ngibi bikaba byashobora kuba byaguca intege, bikaba byanatuma udatera imbere cyangwa bikakudindiza mu iterambere. Ngira ngo ahangaha rero ku mwanya wa kane bakubwira yuko burya imwe mu ngingo ugomba kugenderaho wicibwa intege n'ibintu bitagenze neza. Reba kure urebe yuko ejo hazaza hazaba ari heza. Witekereza cyane ku byahise, reba imbere ku bizaza, ubundi ubashe kureba yuko watera imbere. Ngira ngo iyi yari ingingo ya kane. Ushobora kwibaza ngo ese ku mwanya wa mbere hari iyihe ngingo? Komeza ukurikirana ikiganiro, unanakubwira ngo niba ari bwo ukigera hano kabisa kora subscribe, ubundi bwo ugira ushoho kugenda wibonera ibikorwa tugenda tukugezaho kabisa. Mubwira yuko ngiye ubu kugezaho amakuru cyangwa se ibi byegeranyo bigiye bitandukanye. Amazina yanjye banyita Simba Only, niyo mazina yanjye kabisa. Ku mwanya rero wa gatatu turaza guhasanga indi ngingo, guhora utekereza ibyiza. Ahangaha abantu benshi bakunze kubyitiranya. Abantu benshi bakunze kugira ubwoba, ugasanga niba agiye nko gushinga business yibanze ku bintu bibi. Ngira ngo ahangaha rero nakubwira ngo ngira ngo sinakubwira wenda ngo ujye uhora utekereza ibintu byiza gusa majorite byibuze 60% cyangwa 70%. Ikintu cyose ugiye gukora jya utekereza ibyiza gusa, sinavuga ngo wirengagize n'ingaruka zabyo. Gusa 70% cyangwa 60% teganya ibintu byiza. Ahangaha ngira ngo nakubwira ngo nuramuka uteganyije ibintu byiza cyangwa kugera ku bintu byiza, bizagufasha gukorana imbaraga ndetse n'umuhate. Ngira ngo ahangaha impamvu ino ngingo mba nayishyizemo, ushobora kuvuga ati se nindamuka nekereje ibintu byiza n'ibizatuma mpomba. Ngira ngo ahangaha ikintu nakubwira, burya niba ugiye nko gushinga nka business ugatangira gutekereza ku bibi byayo, ntabwo bizatuma ugira imbaraga, ntabwo bizatuma ugira effort mu bintu ushaka kugeraho. Ariko ahangaha ngira ngo nutekereza ibintu byiza ukavuga ati ngiye gushora business ya miliyoni, ku munsi nzajya nunguka 30,000. Ibi ngibi biraza gutuma ukorana imbaraga, ushaka abakozi bafite gahunda. Ariko aha ni hahandi niba uri wa muntu uhora uteganya wenda ibintu bibi cyangwa se ukunda gucika intege cyane,
bizatuma utekereza yuko n'ubundi nta musaruro mwinshi uzageraho, bitume udindira mu iterambere. So ku mwanya wa kabiri rero barakubwira ngo kwitandukanya n'ibitekerezo biguca intege. Itandukanye n'abantu baguca intege, itandukanye n'abantu bahora bakubwira ngo ibintu ntubishoboye. Ngira ngo iyi ni ingingo abantu benshi ukunze nko gusanga wenda nk'umwana agiye mu muziki batangiye kuvuga ati ibyo bintu si ibyawe. Batangiye kukubwira ati ibintu si ibyawe, ugasanga wenda ugiye mu bucuruzi bakakubwira ati ahantu wazanye ubucuruzi ntabwo ibyo bintu wazanye ntabwo bishoboka. Gusa nakubwira ngo wowe takinga risike urebe ibintu bigufitiye akamaro. Ahangaha ngira ngo ni ukwirinde ku bantu baguca intege, kandi nakubwira yuko burya abantu benshi muri sosiyete turimo ni abacanige. Abantu benshi ni abacanige. So ikintu rero nakubwira ngo irinda abantu baguca intege, wirinde abantu bakubwira amagambo. Nkubwira ngo kabisa kora subscribe nibwo bwa mbere ukigera no kuri channel, ubundi ujye urushaho kugenda wibonera amakuru agiye atandukanye. Njye banyita Simba only, nakubwira ngo kabisa kora subscribe, ubundi ubwo ujye urushaho kugenda wibonera amakuru agiye atandukanye ngenda nkugezaho 5 kuri 5. Ngira ngo ku mwanya wa mbere mwari muhategereje muri benshi, gusa ikintu dusanga ku mwanya wa mbere ni ikintu gikomeye cyane. Nakubwira ngo kabisa wakoze cyane kuba wakomeje kureba ino video ukaza gutegereza ikintu kiri ku mwanya wa mbere kabisa, kandi ndagushimira mbikuye ku mutima. Nanakubwira ngo gutera imbere kwanjye ni wowe ubigiramo uruhare kuba wansapotinga kugira ngo nanjye ndebe yuko hari icyo nageraho. So ku mwanya wa mbere rero turaza kwasanga burya ibande ku byo ushaka kugeraho, ihereze intego. Burya ngira ngo n'umukuru wacu w'igihugu akunda kuvuga ngo dream big. Ngira ngo iyi ni ingingo ishobora kugufasha mu bikorwa byawe byose, apart from yo kuba navuga ngo ugiye gutera imbere. Reba, tekereza ibintu biri imbere, ibande ku byo ushaka kugeraho. Iyi ngira ngo ni ingingo abantu benshi badakunda guhereza agaciro, gusa nakubwira ngo ibande ku byo ushaka kugeraho, ukore draft, ufata agakayi wandikemo uvuga ati ese uyu mwaka nzagera kuki? Uyu mwaka nzagera kuki? Ese uyu mwaka nzagura inzu, niba business yanjye nyinjiriza miliyoni 100 nzasavinga miliyoni zingahe? Ibi nabyo uba ugomba kubitekereza. So rero nakubwira ngo iyi ngingo ya mbere nari naguteguriye ivuga ngo ibande ku byo ushaka kugeraho. Nakubwira ngo iyi ngingo nuramuka uyubahirije nta kabuza rwose iterambere uzarigeraho. Ibi rero akaba ari ibintu 5 nari naguteguriye bishobora kugufasha kugira ngo ube watera imbere cyangwa se ube wagera ku nzozi zawe. Rero amazina yanjye ngiye wakugezagaho izi tips cyangwa se ibintu 5 byagufasha gutera imbere. Banyita amazina yanjye ni Simba kabisa only. Nkuko nagiye mbikubwira, kora subscribe uzurushaho kugenda wibonera amakuru agiye atandukanye, ndetse uzareba n'ikiganiro tuzakugezaho ubutaha. Ciao.